Ikinagarukaho ni uko buriya ihohoterwa rikorerwa mu ngo navuga ko ari ikintu usanga kigenda kinazanwa cyangwa cyongerwa nuko ingo z'iki gihe zigenda zivuka. Tuvugishije ukuri buriya urugo nyine ni urugo, buriya urugo rugomba guturuka ku rundi. Ubu ndashaka kuvuga ko mu gushinga urugo ababyeyi bagombye kubigiramo uruhare. Ntihagire umuntu wenda umusore cyangwa umukobwa barihuje umuryango utabizi, ahubwo hakaba icyo kintu cyo guherekezwa n'ababyeyi, abavandimwe, inshuti, umuryango mugari, bose bakaba bahari kugira ngo namara kubaka urugo ajya atinya na wa muryango we mugari, ntabe yahohotera mugenzi we, ntabe yasuzugura mugenzi we, ahubwo akamwubahira no kumva ko hari igitsure kimuri inyuma cy'ababyeyi be, cy'umuryango we muri rusange, akageza kwitwara neza. Aha rero dusigaye tubona ko muri iyi minsi imiryango isigaye ishingwa huti. Ugasaba ugiye kubana n'umuntu ntabwo umuzi, ugiye kubana n'umuntu uzi amateka ye, ugasaba ugiye kubana n'umuntu ntimweze wenda mwicara muganira uko muzabana, cyangwa ngo mwumvikane wenda yemera imico yawe, uko burya umuntu nta muntu uba intungane 100%. Umuntu burya afite uko yitwara, abantu bahura ari bakuru bafite imyaka 20-30 bafite amateka banyuzemo. Ibyo byose rero nibyo umuntu agenda yubakiraho abana n'uwo bashinganye urugo. Kwigiye rero usanga abantu ko badafata umwanya uhagije wo kwiga mugenzi wawe ngo mumenye neza, umwakira uko ari. Noneho ugasanga abantu bubatse urugo, bamara kubaka urugo hagatangira kuvukamo sakwe, niho batangira rero noneho kuvugana nabi, kurwana, ugasanga habaye ihohoterwa ririya ryo gukubitana rikorerwa ku mubiri, ugasanga barahora wenda mu bikorwa navuga binagayitse byo gutukana cyangwa kurwana abana babareba, cyangwa se ugasanga haje ibijyanye no kutumvikana kuko wenda habayemo no kubeshyana mbere yo gushinga urugo. Umwenda akabwira undi wenda ko afite ibintu kandi wenda ntabyo afite, noneho ugasanga nyuma yo wenda gushakana haje ryahohoterwa wenda rishingiye ku mutungo, umwe arakinga mugenzi w'ibyo afite cyangwa arabimwima, ugasanga umwe ntashobora kugira uruhare ku mutungo w'urugo kandi byagombye kuba ngombwa, ugasanga noneho ntibigenze neza. Ariko n'ikindi, hari igihe burya abantu bashakana bataraganiriye neza uko bazabana mu myaka igiye kuza. Aha ndashaka kuvuga iyo umugore n'umugabo bahuye bazabyara, kumva ko tuzabyara abana bangahe, ese hari ikintu cyagikunda kugaruka abantu batinya kuvuga. Ugasanga wenda umwe ashatse urugo yifitiye ifemba rirenze urugero, ashaka gukora imibonano mpuzabitsina buri kanya, undi atabishaka, wenda atabishaka, ugasanga nabyo abo ntibabyumvikanyeho. byose byazana amakimbirane. Ibyo bizana amakimbirane akomeye cyane kuko n'abahanga batubwira ko nk'ingo zisenyuka usanga 30% bituruka kuri wa murimo wo gukora imibonano mpuzabitsina utagenze neza. Wenda ntiwagenze neza kuko umwe atashimishije mugenzi we, wenda ntiwagenze neza kuko umwe yashatse gukora icyo gikorwa undi atabishaka, cyangwa se ntibyagenze neza kuko umwe yagiye wenda kwisudira ku ruhande.